Yes, tubahaye ikaze bakiriya bacu, murabizi iyo tuje tuba tubazaniye imari. Izuyu munsi rero ni amazu abiri manini ari kugurishwa hano muri Kibagabaga ku giciro cyiza kandi amazu manini cyane. Imwe ifite ibyumba 8 n'iyindi ikagira ibyumba 8. Ni amazu abiri rero, iyo kuri uru ruhande n'iyo kuri uru ruhande zirimo ziragurishwa ku giciro cyiza, ziri ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu nziza cyane tuje kubereka hano Kibagabaga, murabizi ni muri quartier ya VIP, zubatse n'amatafari ahiye. Nabikubwiye zifite ibyumba 8 na dushe 8 nkuko mbikubwiye. Nimba ukeneye inzu nini yo guturamo, inzu ushobora kuba washyiramo ibikoresho igakodeshwa neza, kurumva inzu ifite ibyumba 8, rooftop hejuru, dushe 8, sale 2, ibikoni 2, izi ngizi ni imari. Reka tuzibatembereze tubereke ubwiza bwazo. Mbere yo kwinjiramo imbere ngo tubereke ubwiza bwayo, hano ihafiteho jaride hanze, jaride nziza ifashe yo ku muhanda. Uturuka hari aho urabona ko ibiti byatangiye gufata. Ni jaride imeze neza cyane, mu minsi iri imbere urabona ko bizaba ari ibintu bimeze neza. Tuvuye ahangaha tureta dukomeza noneho hano kuri iyi nkingi nziza, iyi porotayi yacu iriho amadizayini meza, porotayi nini nziza itwikiriye nk'uko ubibona, ubona ko ari porotayi nziza cyane. Turakomeza tuze tugere hano noneho kuri iyi gate yacu nziza imeze neza, nayo urabona ko ari urugi rumeze neza, urugi rukomeye nyine rutanga sekirite kuri iyi nzu yacu nziza iri kugurishwa hano Kibagabaga. Twakomeje tuvuye aho kuri urwo rugi, noneho tureta dukomeza hano tugere kuri iyi parikingi ishobora kujyamo imodoka 4 ziparitse neza. Parikingi nziza cyane nini yisanzuye kuyibona, urabona ko ari parikingi nziza irimo amapave meza, parikingi isa neza nkuko ubibona rwose. Mbere yuko noneho twinjiramo imbere, ndagira ngo tuzamure noneho kamera tubereke design ya yanzu yacu. Urabona ko ari inzu ifite amarangi meza, inzu isa neza, inzu ukwiriye kuza kureba iri hano Kibagabaga, iri kugurishwa ku giciro cya $420,000, zirimo n'ibiganiro bitoya cyane. Urumva inzu y'ibyumba 8 ikagira dushe 8 mo imbere mu nzu, sale 2 yo hasi niyo hejuru, rooftop. Iyi ngiyi aba ari imari udakwiriye gucikwa rwose. Iri ku giciro cya $420,000, yubatse n'amatafari ahiye. Urabona ko ari inzu nziza. Ndayiberetse inyuma na parikingi, noneho tugiye kugenda tujyamo imbere. Imbere noneho ni nziza cyane. Nababwiye yuko iyi ngiyi ni imari idakwiriye kugucika. Tuvuye aho ngaho rero noneho tureta dukomereza aha ngaha, hari amayesikariye azamuka, amayesikariye meza cyane azamuka ajya hejuru. Iyo umaze kuzamuka kuri aya mayesikariye uhita ugera kuri iyi terase nziza. Hano hari terase nziza iri imbere y'umuryango, nayo ubona ishobora guhostinga abantu benshi. Hari iyi ngiyi, hari n'iriya, urabona ko ari terase imeze neza. Hanyuma aha ngaha hakaba indabo nziza. Hano hari izindi ndabo nziza nazo zigezu ziri hano nk'uko ubibona, urabona ko ari sawa cyane, ni indabyo zimeze neza. Tuzamutse aha hari inkingi ziri imbere y'umuryango, ariko ubwo buri hantu hose twagiye dushyiraho indabo, nziza zimeze neza imbere y'umuryango. Hanyuma aha niho noneho dufite urugi rwiza cyane ruduha ikaze mu nzu. Ariko urabona runo rugi, rwacu rumeze neza cyane. Ni urugi runini rugari rw'icyuma cyiza, ibirahure byiza. Urabona ko ari urugi rumeze neza. Noneho rukaduha hano karibu muri ya salo noneho nziza, salo imeze neza, salo nini. Urabibona ko ari salo iteguye neza, irimo amakaro meza, gypsum hejuru. Ndakubwiye umuntu ukeneye kugura inzu nini yisanzuye iri muri quartier nziza ya Kibagabaga, iyi ngiyi ni imari. Urabona ko ifite salo nziza pe, salo nini rwose. Hanyuma tuvuye aho muri salo tureta tugera hano ku mwanya wa salle à manger. Salle à manger yacu nayo ni igitangaza, nini irisanzuye. Umwanya wa lavabo hariya, itara ryiza cyane. Ndakubwiye ngo niba ukeneye kugura inzu, iyi ngiyi ni imari cyane. Salle à manger nayo ni nini cyane kandi irisanzuye. Tugakomeza hano noneho aho tugeze mu gikoni. Wow, hano ifite igikoni
cyiza cyane, igikoni cya mbere cyo hasi uko nabikubwiye, igikoni kinini kirimo parafo nziza cyane, igikoni gisa neza, igikoni gifite mu tubati twiza cyane. Ahangaha urahabona hari utubati tumeze neza, hariya hari umwanya wa firigo, ahangaha hakaba umwanya wa kwiziniyeri. Urabona ni igikoni nacyo cyiza kirimo amarangi meza, ni igikoni udakwiriye gucika. Tugiye kujya no mu gikari tubereke ubwiza bw'igikari. Tugeze mu gikari, igikari cyacu cyose kirapavomye, kirimo amakaro hasi. Hanyuma ahangaha hakaba aho kwanikira, hamwe wakanikira. Inzu y'umukozi iri hejuru hariya, kuri ruriya ruhande hari ikigega, ahangaha hari igikoni cyo hanze. Urabona ko ari igikari kimeze neza cyane. Reka noneho dutangire kurebana ibyumba bigize iyi nzu, dore ko ari na byinshi, ni ibyumba 8. Karibu. Hasi tuhafite ibyumba 2. Karibu tubanze dutemberane muri iki cyumba cya mbere. Ndakubwiye ngo uretse kuba ari ibyumba byinshi 8, ifite n'ibyumba binini. Ibyumba binini, rebera kino cyumba ku kingana, ni kinini kirahagije, itara ryiza rya gypsum, idirishya rinini hano ritanga urumuri rwiza cyane. Urabona ko ari idirishya ryiza. Urabona ko iyi nzu yacu ifite ibikoresho byiza. Hanyuma buri cyumba cyose gifitemo dushe yacyo na toilette yacyo. Ahangaha uhageze nibwo uhita ubona ya dushe y'icyumba tumaze kubereka. Hano hari icyumba, hari dushe nziza nk'uko ubibona, irimo ibirahure byiza, ni dushe imeze neza cyane. Urabona ko ari dushe imeze neza nayo cyane. Reka turebane mu cyumba cya kabiri. Icyumba cya mbere cyo hasi murakibonye, hano hafite ikindi cyumba cya kabiri hasi, ariko ntabwo ari ukubigarukaho cyane. Ibi byumba byose ni binini, ni binini, bimeze neza, ubwo bigiye bifite n'amadirishya manini ku buryo ufite urumuri rwiza. Ahangaha harimo garde-robe nziza zisa neza, hejuru harimo itara ryiza rya gypsum. Hanyuma iki cyumba nacyo gifitemo dushe na toilette yacyo. Dushe na toilette yacyo nk'uko uyibona, urabona ko ni dushe nziza isa neza, irimo amakaro meza, irimo shower nziza, lavabo nazo nziza. Urabona ko ni ibintu biteguye neza cyane. Aha kuri aya maesikariye meza cyane azamuka ariho amakaro meza, ni naho dusanga ahantu ushobora gukoresha nka stoke. Hariya ushobora kuhakoresha nka stoke, harimo stoke nini cyane. Hanyuma turazamukana kuri aya maesikariye yacu meza, nayo atagoranye, amaesikariye meza cyane. Urabibona ko nayo ni sawa cyane, atwinjiza hejuru aho tugiye kureba ngo ibindi byumba 6, ari naho dusanga salo yo hejuru. Imva iyi nzu ni nini rwose, ku muntu wari ukeneye inzu nini ihutire kuduhamagara uze tukugeze kuri iyi nzu nziza. Ahangaha tugeze ni kuri floor ya mbere. Floor ya mbere rero tugiye kuyisangamo icyumba iki ngiki nacyo. Murabizi twe tugenda tubatembereza buri kantu ku kantu, ku buryo niyo uje kugura inzu uza usanga details zose twazikweretse. Ukuvuga ngo iki cyumba rero nacyo gifiteho garde-robe nziza ziteguye neza nk'uko ubibona, garde-robe zisa neza. Hejuru harimo itara ryiza rya gypsum. Noneho iki cyumba gifiteho na terrasse, ahantu umuntu ashobora kuba yakicara. Iki kibaye icyumba cya mbere cyo hejuru, ariko iki cyumba gifitemo na dushe na toilette yacyo. Urabona ko ari dushe na toilette nabyo byiza, bifite ibirahure byiza, toilette nziza, shower nziza, ni ibintu biteguye neza cyane. Buri cyumba cyose cy'iyi nzu kifitemo toilette yacyo. Ikindi cyumba cyo kubereka ni iki, nababwiye ngo iyi nzu ni nini kuko ifite ibyumba 8. Ibyumba 8 rero urumva birahita biba ko iba inzu nini. Garde-robe muri buri cyumba, urabona ni ibintu biryoshye cyane. Kandi nyuma ya garde-robe noneho tureta tugera hano toilette. Buri cyumba cyose gifitemo dushe na toilette yacyo imeze neza cyane. Tuvuye muri iki cyumba, reka dukomereze mu bindi byumba biri hano kuri uru ruhande. Murabizi twe no kugenda tubereka buri kintu ku kintu. Aha ni ukureba buri kantu ku kantu, nibyo ndi kubabwira. Iyi dushe ya hano nayo murayibona, ni dushe nziza, buri kintu cyose kirimo, yaba ari amakaro, yaba ari toilette, yaba ari plafond, cyose ni cyiza. Iyi dushe rero nziza gutya ni y'iki cyumba. Y'iki cyumba kiri hano
nacyo tukirebe. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini kigari kirisanzuye nacyo nk'uko ubibona. Urabona ko ari icyumba kimeze neza cyane, kikagiraho hano na terase yacyo, gifite hano n'umwanya wa terase nk'umuntu yakiyicarira. Urabona ko ari ibintu bimeze neza. Turebane noneho chambre principale. Ni karibu muri chambre principale, ya chambre nziza igaragaza ubwiza bw'inzu. Urabona ko ari chambre imeze neza cyane. Icyambere cyo kukubwira nuko irimo amagarde robe manini meza cyane. Urabona ko ari garde robe nziza imeze neza. Hejuru hakabamo itara ryiza riteguye neza riguha urumuri rwiza. Iyi chambre principale yacu ifitemo hano noneho na terase nziza nini ngari yisanzuye. Urabona ko ari terase nibereye ijisho, ni terase imeze neza. Terase nyine hahandi wakicara ugasoza dosiye zawe. Iyo uri hano noneho ni nabwo utangira no kubona noneho ya quartier yawe urimo, ifite view nziza cyane. Urabona ko ni ibintu biryoheye ijisho cyane. Hanyuma iyi chambre principale ifitemo n'urundi rwambariro, ifitemo n'urundi rwambariro hano ahantu naho heza ushobora kubika inkweto ushobora gukoresha. Urabona ko ari sawa. Hanyuma aha tukahagira noneho douche ya chambre principale irihariye. Ifitemo hano jacuzzi aho wakogera uryamye, ikagiramo hari urwogero rwiza cyane rurimo shower nziza, ibirahure biriho. Urabona ko ari sawa cyane. Rero tugiye kujya noneho kuri floor yindi yo hejuru aho dusanga salo n'ibindi byumba bindi bitatu. Guhaye ikaze. Hano kuri floor yo hejuru hari ibyumba bitatu na rooftop nziza n'igikoni cyiza. Kaduhere kuri iki cyumba kiri hano, ariko mbere yo kwinjira mu cyumba ndagira ngo mbere ku bwiza bw'iri tara riri hano. Aha ngaha hari itara ryiza cyane, itara risobanutse rimeze neza. Icyumba rero cya mbere cyo hejuru kuri rooftop ni iki ngiki. Buri cyumba cyose n'ikindi ntabwo tubigarukaho, kirisanzuye kandi buri cyumba cyose gifiteho terase yacyo uko ubibona. Hanyuma aha hakaba na douche na toilette y'iki cyumba. Hano hari douche na toilette y'iki cyumba uko ubibona. Urabona ko ari douche nziza iteguye neza, nayo ni douche irimo ibikoresho byiza. Iki cyumba rero tukivuyeho duhita dukomereza hano aho tugiye kwinjira tugasanga ibindi byumba bindi. Aha hari ikindi cyumba ubona nacyo ni icyumba cyiza cyane, kirateguye kimeze neza. Icyumba gisa neza, garde robe nziza, hariho hejuru itara ryiza. Hanyuma aha ngaha naho hariho terase. Nakubwiye ngo buri cyumba cyose kigiye gifiteho terase kirimo. Umva iyi nzu ni sawa cyane, buri cyumba cyose kirimo douche yacyo. Aha ngaha rero naho tuhafite indi douche irimo amakaro meza, irateguye, imeze neza, iraryoshye. Urabona ko ni douche y'insirimu cyane. Aho rero tuvuye kuri ibyo byumba bitatu biri hano hejuru, turajya noneho kuri rooftop, hamwe wakakirira abantu bawe, hamwe hanini, hamwe hisanzuye. Rooftop nziza, urabona ko ni nini, ni ngari, irisanzuye. Noneho iyo uriho, dore ngiyi stade Amahoro imbere yacu, ngiriya akarere ka Gasabo imbere yacu. Urabibona yuko buri kintu cyose kirimo ni sawa cyane, birisanzuye, hari view nziza cyane. Iyi terase rero ni nayo dusangaho noneho ifite igikoni ku buryo nyine urumva mu gihe hari wa hostinze ikirori runaka cyangwa ikindi kintu runaka, aha ngaha noneho nibwo uzana mucoma wawe agateka, agategurira abantu. Igikoni cyiza nacyo gifite umwanya wa cuisinieri, umwanya wa firigo, nyine igikoni cyiza kimeze neza. Iyi nzu murayibonye, ndabizi ko mwayikunze. Ni inzu nziza nini, nababwiye ko igizwe n'ibyumba 8, douche toilette 8 mwembere mu nzu, ibikoni 2 cyo hasi n'icyo hejuru, sale 2 yo hasi n'iyo hejuru. Ni inzu nziza nyine. Duhamagare ugeze kuri inzu nziza iri hano Kibagabaga, iri ku giciro cya $420,000. Wibuke no gukanda subscribe. Tuguhaye ikaze.